reka nkwifurize kugira igicamunsi cyiza ukomeje kubana natwe hano kuri impuguke info. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Makuru tugiye kugarukaho, umuforomo arakekwaho kwiba imiti y'abarwayi n'icyuma gipima indwara. Ese bimeze bite? Turabigarukaho mu buryo burambuye. Ndakubwira ko kandi mu yandi makuru mu karere ka Nyamasheke birakekwa ko umukobwa yahuye kora ko nyina amuziza gukundwa na se. Ahandi hirya no hino mu isi, undi mujenerali w'Uburusiya yiciwe i Moscow mu gitero cya bombe. Nkwaye ikaze kuri Facebook, kuri X, kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga zose za impuguke info. Ndaje mu kanya mo gutubikira badutumye, twinjire mu makuru mu buryo burambuye. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura akawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Boni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye hano kuri impuguke info. Amakuru nawe wagira mu ruhare udukurikirana no ku mbuga zacu, ndetse ukaduha ibitekerezo unyuze muri komenti. Duhita amakuru tuyagenda tubana nawe umunsi ku munsi, yaba ku bitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo byanyu. Umuforomo arakekwaho kwiba imiti y'abarwayi n'icyuma gipima indwara mu karere ka Muhanga ku kigo nderabuzima cya Gitega yereye mu murenge wa Kibango. Akurikiranwe kwiba imiti y'abarwayi ndetse n'icyuma gipima indwara. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gitega Wintore Jean Bosco yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu muforomo yafashwe nyine akekwaho kwiba imiti y'abarwayi ashinzwe kubika. Ati bari basanzwe bamukekaho ubujura ariko nyine bakabura ibimenyetso. Wintore avuga ko uriya muforomo yitwikiraga ijoro abakozi benshi b'ikigo nderabuzima batashye, hanyuma akinjira mu bubiko bw'imiti, arangiza nyine agapakira imiti ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga akabyohereza umuntu mu mujyi wa Muhanga. Uyu muyobozi agize ati twagiye tubura imiti y'abarwayi mu bihe bitandukanye, ubu nibwo twamenye ko ushinzwe ububiko bwayo ari we wayibaga. Uyu kandi muyobozi yavuze ko uriya muforomo nyine yaje mu kigo nderabuzima mu ijoro abeshya umuzamu ko nyine hari akantu yahibagiriwe mu bubiko bw'imiti agiye gufata, hanyuma nyine aramukingura, nyuma nibwo yasohotse ahetse igikapu. Gusa uyu muzamu ntabwo yigeze amenya ibyo uriya muforomo yari atwaye ko yari imiti. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma kandi avuga ko bamwe mu baforomo nyine basanzwe bakekwaho ubujura bw'imiti hariya muri biriya bice, by'umwihariko kuri kiriya kigo nderabuzima
akaba aricyo nakubwira rero kabisa kuri iyi ngingo y'uyu muforomo bivuga ko yatawe muri yombi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent of Police Emmanuel Habiyaremye yemera umuseke ko bafashe nyine abagabo bombi bakekwaho kwiba ibyuma bipima indwara ndetse n'imiti yo mu bwoko bubiri bugiye butandukanye. Afande ati abo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Umuseke ufite urutonde rw'imiti ndetse n'umubare w'ibikoresho byose bikekwa ko nyine bari bamaze kwiba. Muri rusange akaba icyo nakubwira ngaha mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ubwo nyine icyo nakubwira nuko nyine harimo abatawe muri yombi ndetse nyine n'uyu muforomo, akaba ari ibyo ngibyo twavuga i Muhanga. Reka tuve i Muhanga twerekeze mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Birakekwa ko yiyahuye kubera ko nyina muziza gukundwa na se, aho rero umukobwa witwa Nyirankundimana Jeanne imyaka 22 wabanaga n'ababyeyi be mu mudugudu wa Karambi mu kagari ka Mumbo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Umurambo wasanzwe mu mugezi wa Kikamiranzovu. Rero bikekwa ko yiyahuye. Umubyara witwa Shikama Samuel avuga ko nyine uyu mukobwa yiyahuye kubera ko nyine ngo baheruka kumubona saa 4 z'umugoroba zo kuwa gatatu tariki 23 Mata 2025 aherekeje ku isantere y'ubucuruzi ya Karambi. Hanyuma nk'uko bivuga ko nyine gusa bikavuga ko nta kintu yari afite. Ise uyu mukobwa ati twaramutegereje turamubura, bigeze saa 3 z'ijoro ataje, dutekereza ko yabaraye kwa nyina wabo muri Batisimu kuko nyine duturanye muri uyu mudugudu. Yakomeje agira ati twabuze n'amayinite muri telefoni yo kumuhamagara, ariko kuko nyine twumvaga ko ari umuntu mukuru nta kibazo twumvaga ko yagira uko twateza ko agiye kwa nyina muri Batisimu. Avuga ko kandi bajyamye mu gitondo cya 24 Mata musaza we nyine yazindukana n'umusore w'umuturanyi, hanyuma bajya kwahira ubwatsi bw'amatungo mu gishanga cya Kamiranzovu. Yavuze ati bagezeyo barebye mu maso babona umurambo w'umukobwa wari wafashwe n'amabuye. Akaba ari cyo rero nakubwira kuri uyu mukobwa. Kandi avuga ko akekwa ko uriya mukobwa yabariyahuye kuko nyine nta kibazo yari afite. Akaba ari cyo nakubwira kuri uyu umukobwa. Nyuma icyo nakubwira nuko nyine bamwe mu baturage nyine bavuga ko uriya mukobwa nibura nyine yaba hari amakosa yaba yarakoze cyangwa se yarakorewe ntibimushimisha, bagakeka ko uyu mukobwa nyine yaba yaragiye atotezwa na nyina agahitamo kwiyahura. Nyina w'uyu mukobwa witwa Nyiramvukiye kure Patricia yabwiye Imvaho Nshya ko ari igihe koko nyine yashwanaga n'uriya mukobwa bapfa utuntu tumwe na tumwe two mu rugo, ariko nyine atazi ko byamubera impamvu gutekereza kwiyahura. Ati gushyamirana nyine byabagaho nyuma nyine bya bindi by'umwana na nyina w'abana, ariko sinatiza ko nyine byamugeza ku cyaha cyangwa se kuba nyine yakwiyahura kuko nyine yabaga ari ugucyaha umwana. Akaba icyo nakubwira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri by'agateganyo akaba ari uwitwa Barurema Crispe yavuze ko umurambo nyine bawusanze nta gikomere ufite, bikekwa ko yaba yariyahuye. Yasabye kandi abaturage kwirinda kugira icyo bavugaho byinshi bagategereza isuzuma rya muganga ndetse n'iperereza rya RIB. Yanasabye kandi ko igihe hari ibibazo afitanye by'umwihariko abantu bafitanye mu miryango bakwiye kwegera ubuyobozi bakabikemura. Akaba ari cyo nakubwira ngo nyine ntihabe kuba umuntu yahaburira ubuzima. Hanyuma icyo nakubwira nuko nyakwigendera nyine yari umwana wa kabiri mu bana 10 mu muryango wari ufite. Urumva ni inkuru iteye agahinda. Akaba ari cyo nakubwira rero hariya mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. N'ijyano no mu isi undi mu generali w'Uburusiya yiciwe i Moscow mu gitero cya bombe. Umuyobozi rero w'Uburusiya ndetse binyuze mu buyobozi bwayo bwemeje ko umusirikare mukuru nyine yaguye mu gitero cya bombe yari iteze mu modoka. Akaba ari bombe yari iteze hariya muri Moscow
generali yitwa Yaroslave Moskalik niwe muyobozi mukuru w'ingabo z'Uburusiya cyangwa se umuntu ushigikiye Putin beruka ubikekwa ko yaba nyine yivuganwe n'abanya-Ukraine imbere hariya mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi byabaye mu gihe intumwa zidasanzwe za Donald Trump, Steve Witkoff hariya i Moscow mbere y'ibiganiro biteganyijwe na Perezida Vladimir Putin, nk'uko nyine inkuru tuyikesha BBC igenda ibivuga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yitwa Sergei Lavrov akaba avuga ko Moscow yiteguye kugirana amasezerano na Amerika kugira ngo nyine intambara yo muri Ukraine irangire nubwo ibintu bigomba gusozwa neza. Icyo nakubwira nuko abantu batatu bicwe barimo umwana n'umugore w'imyaka 76 mu gitero cy'indege zitagira abadereva hariya mu Burusiya, by'umwihariko rero akaricyo nakubwira. Yitwa rya General Yaroslav Moskalik ikaba rero byaramenyekanye i Moscow, ni irya kabiri ribaye ko umusirikare mukuru w'Uburusiya mu gihe cy'amezi ane. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Ari nanga nsoreje amakuru yaragezweho kano kanya. Mbashimire cyane, nshimire cyane mwese dukomeza kugenda tubana. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, abantu mwese akavura kari kugeraho twizera ko gakomeza kugenda kabageraho neza. Gatongaho turasubira mu masaha ari imbere mu yandi makuru aza kubagezwa. Gatongaho igicamunsi cyiza ndetse n'umugoroba mwiza ku bantu bari kugenda binja amasaha y'umugoroba muri rya none hajya atandukanye, yaba ari mu Rwanda ndetse niyewe ino hanze y'u Rwanda. Mupfa kwa mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, murabana natwe hano kuri Impuguke Info. Ibintu bikomeze kugenda biba byiza cyane. Agatongaho turasubira mu masaha ari imbere mu yandi makuru aza kuba agezweho. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco wa Mipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona batya, babigenza batya, bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.